inzovu y'imirindi. Gute abantu mvomvomvomsibyo abantu nkamwe murabura mutekereza ikintu cyatuma abana banyu bava mu mirire mibi reba akakana kangana gutya reba umudigi gafite kubera imirire mibi mwarangiza umwana ararwaye ko yamutegeza kubyaha ahubwo murarwana ibiti mugende mwicare neza mbinonosore kandi mujye vava inama igiye gutera mujyana nta kintu umbwira rwose nta kintu umbwira nta kintu nshaka kumva numve twumvikana sibyo numve twumvikana abantu nkamwe ntabwo bwakwiye kurwana umwana wanyu reba umwana ari mu mirire mibi reba kakada n'ukuri kw'Imana umwana ntabwo yagukwiye kuba ari mu mirire umwana agomba kuba ameze neza muraba utekereza ku bintu mu buryo mwagira umwana neza mugatanya bwa mukarwana ibiti imyuko umva mwese vuba vuba mwiyunge mushaka kuntu mwe kandi mute muzo mwese mbabone mu nama mujyana igendere ibyacu turabyikemurira igendere umugore yarakayuye satani amanuka agafata isomo igende mwigishe neza umuryo wacu byoshe kandi mugire neza mu nama mbabone mu nama mbabone genda ariko genda uramugore warakaye kuri urabona kanyica genda ariko genda ariko mujyana akira wigenda nk'imbwa rwose akira akafanta urakoze ruswa ariko nitwaye nabishaka nabishaka iyi ruswa rwose uramugore ndamuhera hera umugore warakaye kuri ndamuhera yewe se ndaje sha ariko mada winkoraho ariko nyumva ni ibibazo by'abagabo rwose nanjye ntabwo ari njye ihangane rwose sibyo ihangane ndagusobanurira rogotwa numve umva nyine hoya ariko nemeruka gukuririmbira ka karirimbo kagushimisha gera yizanye ukwiriye ariko meruka kakuririmbira ntega amatwi shacyana yewe muname ntega amatwi ukwiriye kumva ko uru rukundo utarurimo wenyine ese ukwiriye iyo usetse uyoboye uburyo uri mwiza nkubona iyo nkuvugishije cyangwa nkubonye rukundo rwanjye ubundi wandetse marangamutima yanjye ariko ntukarakare ntabwo njyana wa forever nzanira kakayoga kanjye ndabona ukwiriye yanezerewe nkumbuye sukora ikiyumbuye kwiriye rero ntukarakare rwose nta mpamvu yo kurakara ko buriya ni wowe wabitera rwose icara ukwiriye cyane icara bana rero nta mpamvu yo kurakara reka tunitegura tujya mu nama y'umuyobozi ntukarakare akira nama ntabwo iducika ariko harya ntambwiye ngo ushaka kugura ka gatenge keza ukunda rwose dore akira uze kukagura sibyo aya samwe wanyibye se ntabwo ari ukwiriye ariko se ibyo twabirenzeho kweri ibyo tubireka ahubwo tujya kwitegura tujye muri ya nama y'umuyobozi ataza no kuturakara twigende rero ntukarakare ntabwo nzongera byose mugabo Kigabo cyumvise kiragiye we n'umugore binziye mu nzu kiraryoshye shaho kiramuririmbiye ukwiriye uzwana nagiye mu nzu ubyizerwe we kamubwire nabo mbonye Kigabo ariko rero ibintu by'inama ntase urayizamo uramujura nkawe ko nubwo ndi umujura ntabwo ariko rero nari nkwiye kujya kuryo gushaka ukuntu aryoshye uriya mukobwa nkamwigaruriraho genda ariko se uzaza mu kirurira umva nkubwire njyewe ngiye mu nama nzakubwira ibintu uzavugiramo noneho reka tugende ubwo ngubwo njyewe uraza kumubwira ibyavugiwemo ngiye kureba uko nabigenza reka tugende bagiye reka inama yacu tuyikomereze ku ngamba twafata kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza ibya mbere bamwe nagiye mbibasobanurira mu ngo habaho igice bita ibirezi abandi imbuto hagukiraho indirirarugamba hakazaho noneho n'indahangarwa abandi n'ingobokarugamba muri ibyo bice rero mbasobanuriye ku birezi ibirezi no kuva ku umwana agitwite nyine abagabo n'abagore nyine bakiri ku buriri umwana akigeramo nyine kugera ku myaka 5 noneho kuva ku myaka 6 kugera ku myaka 12 ni icyo bita imbuto hamwe umwana watangiye kujya kwiga utangira kumwitaho neza ureba ukuntu yitwara nyine aho ugenda utwenda yadufuze pana bya bindi batera urutoki ati muraho ati musubiza hano ati gutanya uri mwene kangahe agahita yishima indaho kugira ngo azamure urutoki asubize mukora nyine isuku hose noneho indirirarugamba kuva kuri ya myaka 13 kugera kuri 18 hari umwana atangiye gupfundura amabere abakobwa abandi bagenda bagira abahungu batangira kumera utwoya ahantu hose nyine hakaza noneho
indahangarwa kuva kuri 19 kugeza kuri 35. Icyo gihe umwana noneho aba atangiye kwitangira uburyo yatangira ubuzima ku giti cye. Muri kumva noneho muri iyo myaka 19 kugera kuri 35 umwana aba ari ebo yo kuba yagira iki yo kuba yakwitiramo umwanzuro ku giti cye atangiye kuba umuntu mukuru. Hano ushanga bamwe batangiye gushaka bateretana nyine byo gushakana pana bimwe by'ubuduko byo noneho akaza ingoboka rugamba babandi hamwe no mu gihugu hashobora kuba ikibazo bakabitabaza. Murakubyumva namwe boyepfa muri kubyumva bamwe bashobora kwitabazwa nk'igihe igihugu cyahuye n'ikibazo bakaba batangira nyine kuza. Hakaba n'icyo cyanyuma cyitwa inararibonye babandi baba nyine barabonye utuntu byafata nk'abana batoya bakajya kubigisha bakabigisha utuntu nyine bagiye babona amateka y'cyakera nyine ibintu bigenda biryoha neza cyane igihugu bakacyubaka. Rero reka tugeze mu mwanya w'ibibazo ariko niko sha wowe uri muyihe ngamba amahanga mu ngamba zose navuze yewe isibo ingamba ndimo no gukunda umurimo no kuwunoza. Ako muyabo sinakubwiye ko kuyusa n'umugabo ntuzugira ngo muyoboreka mukosore nta kibazo nyine njyewe ingamba nyine zuriya mupapa suba mu birezira urakoze kumukosora ibyo ni nyagasani ubu ntikivuye kwiba bakaba bagifashe